bose badafite ibindi bintu bari barimo nabo bari kwitegura na coach bazamukanye na Sasha Vibe Sasha Vibe se ntago ubyibuka ni wagiye kubakavaringa yose when she's around niwe wafashe footage za Bruce hano no banajyanye yose nta mu producer bajyanye mu director ngo kuko hari izindi project bashaka gushutingira ubwo urumva nta yindi project agomba gushutinga n'ubundi ni ya Melody nande na Meddy yego cyangwa se bikabamo kimwe nkuko yavugaga yuko ashaka gukora projet ngo hamwe na Nicki Minaj nkuko abyumvishe avuga ko ishobora kuba yaba reka ibyo bintu tubihanga amaso ntabwo nabimenye utangiye gutitira nitira ariko ibiki reba imbe iragufasha umeze ndaje muguhe buretse nari binari kanango mucyo akarwa wambabariye ko nyinjiza oya nyinjiza mu mwandiko nyinjiza wambaruka ibyo ngibyo ndaza kubikemura ibyo biyihorere kwibereye kwinjire mu mwandiko Bruce Melody ibitenda ari gukora biteye ubwoba ubwo rero kera kabaye nyuma y'igitaramo cyiza Bruce Melody yakoranye na Shaggy bakubitana when she's around yaje uwitwa Karomba mujya imbere aramubwira ngo ni wanjye Arizona Dallas tumanuka za Ohio nkuzamura za Mississippi Missouri kuri hariya niho abitwa batiye musibo muri Dream Voice babanje kuba ngo za Missouri hariya ngo ikinyarwanda kiba kivuza ubuhuha mu mwandiko ako kantu nkasangamo yes nkuko tugenda tubibabwira ngo Nyarugenge zagendwamo n'abayizi zakavukire ngo zizaba zikoma amashyize ibintu mwongeyemo nge nagaruka ibyo bintu nabivugaga naravuze ngo Nyarugenge izagendwa n'abayisobanukiwe mwongeraho ngo kavukire ziri gukoma amashyi ibi bintu oya ngo niriya genge nyine yo hakurya hari ndi number 1 ndi native number 1 sobanura ntuzaze kugeranya n'izindi kavukire ngewe ndi kavukire number 1 wacu ni mu Kiyovu cy'abakene kuri kaburimbo imodokari zimwe zabaga zitambuka gutya ndi kumwe na grand frère ngenda mubwira ati iriya kugisi nagari iwacu ni mu Kiyovu Inyarugenge mu Kiyovu cy'abakene kuri kaburimbo ni nayo karitsiye ya mbere babanje gusenya bro ububatse rurashakye ndaje hariya niho harimo hariya niho hari muhira hariya nahavuye ngera ahantu bitaye kugisi hariya bamwe na bamwe baturukaga mu ntara baza basanga ngewe mpaza akavange bari kumbwira ati mu rugo bari kunkubita udukoni ati jya kuryama izasabwe zirimo zitambuka papa yake mbabarira wicare wige ngiye kukubwira uburibwe bwo kukubwira umuhanda w'iwacu hariya uturuka Las Vegas ku kiraro kwa Rasta uzamuka ugera za Gikondo uzamuka ujya za Kadiraka man wituma mvuga ibintu byinshi bro imodokari zimwe zitambuka icyo cyomo man sorry Nesamusanga naye numvise itureba mu matwi erega behind camera n'ubundi babumva muri ekuteri bita bikubitira mu bicu oya barabizi oya niko bimeze haraza kuzamuka nifitiye agasiro namaze kwadukana kandi gashyashya muri kiganiro mba ngomba kuvuga nimero yanjye ariko nkahita nsuza aba YouTuber bagenzi banjye ba YouTubers genzi banjye baba buri munsi bajya mu kazi bakora inkuru kandi si inkuru z'ibisimba bakoraho ntago ari inkuru z'iki ni inkuru z'abantu tuvuga abantu umunsi ku munsi natwe twizira muri showbiz dusobanura amakuru aba ku byamamare muri showbiz abanyamakuru bagezweho bari trendy bari top ngo barica bagakiza bagapromoting uwo bashaka bagatwikira uwo bashaka nimba bashaka ko Joe agafata nimba bashaka Dore imbogo baranamwishyura n'amafaranga agafata kandi koko nibyo bagomba kuba aba pioneer n'aba influencer twagiye tubona bayago batwara ayo ma award yo ko influencing ba Emirene bitwa ba Bakti ni benshi ubwo rero ngomba kuzantangira mbasuhuza ubantamikira ubutumwa wozajya usuhuza abadukunda barebe oya abadukunda ngiye nkunda abantu bose bankunda bareba bino biganiro n'abandi bantu badukunda bure ujye ukunda kureba no muri comment nkunda gushyiramo igitekerezo kivuga ati muze mudushime cyangwa mugire ute mudukatire muduhe ibitekerezo byanyu impamvu ibyo bintu mbivuga ni ukubera ko sometime hari abantu njya mpura nabo ugasanga bo bari kumbwira utuntu tw'amakosa twabavuzeho gusa ari two twonyine bakotingaho kuruta uko bagakwiriye
kuba bajya muri commenting ibyo bintu babivuga kandi twebwe ugasanga izabo twagiye hari twazandikamo n'ibyo twashimye none ugasanga kuki hari n'ibyo twashimye byabo ugasanga uburyo bari kwandastanding ibyacu ntiwamenya urwego rw'aba baji reka ujye unabasuhuza ariko byo nanjye nkunda kubasuhuza ushobora gusanga n'abarimo nabo ari bamwe mu bakunda kureba ibiganiro byacu ntibavuge bakavugira ku ruhande nabo nanjye ndabasuhuje ariko soon icyo nababwira cyo bro, this is a showbiz. Mu gihe ngewe Skype nakubwiye ngo ngiye nzazibura sinzigera nkubangamira sinzakuvuga nabi ariko nimenya inkuru nshyashya ngiye nkayimenya mfitiye fact naza nkakurabura cyangwa se igihuha cyo ninyivuga inkuru z'ibihuha zo uzazinsanga iri ku muhanda nayo udahimbye iri ku muhanda n'igihuha kiba kiri kuri street ntago najya kuguhimbira ngewe ikintu ntamaze gusanga imihanda namaze kubyinjiramo soon buratse gatoya icyo cyo nakikubwira urwego rw'abanyamakuru bo bafite ubwabo batekereza ibyo bintu byabo umugani wawe natwe dufite uburyo dutekereza ibyacu reka twese dukore dushyire hamwe ubundi bintu bibe wagwane bibe wavigwane twisiye ikiganiro cyiza uyu munsi tugiye kwinjiramo abo bose tuba tubasuhuza Skype yamaze kuba umustar uri ku rundi rwego kuko we n'abantu nta kibitaba biragoranye kandi abafite na benshi n'imbuga nkoranyambaga ze ziramugora kuko state ze zijyaho rwose abantu bazitegereje bazikumbuye sinzi impamvu rwose uyu mukapo turi kumwe adafata nimero yanjye ngo ayipininge hariya ihoraho unzamura nyivuga koko ari nge wakagombye kwitaba nakira ibyo bitekerezo nakira nabo bakapo bashana bo kuzibura bigaragaza nakira nako gafanta gagomba guhabwa intasi dore ko nanjye natangiye kubona baba baje bakakuntumaho ati Devu twagutumye ku mutasi Skype uze kumutugurira akantu musa ntabwo uri kutwumva man kubera icyo utayishyiraho ndajyamara nyivuga nyine mbigira gute tabara umutasi hari benshi bamubura kandi akenshi tuba turi kumwe oya bajye banyandikira gatoya amasegonda projet zawe zigiye kuza birazwi ibyo yaba makorabo na ba maji yaba amasingo yawe yaba album yawe already wamaze kutubwira icara wige utabyinjiyemo nyine umujyi uracyari wa wundi umujyi ni wa wundi ibintu ni sawa cyane yego asante twinjiye rero buretse projet yanjye bita gatambaro witwa Evidex wo mu bisumiza afite ataramereza iri kunyicira yambwiye ngo ngusabe imbazi oya uyu wowe mwihorera umura ngo ni matter of time ubundi ibintu agahita abishyira ku murongo reka twinjirire mu makuru y'uyu munsi tugiye gusubira ku banywanyi ba Skype cyane umwe we rwose ngo nsigaye mvuga bagutamitse ngo ntubyakire neza ngo n'abacuti bawe ngo barifite gahunda yo kugutamika ngo bagahita bumva bagize akantu kabatangira barambuje ngo sinzongere kubivuga ngo nye nkureka ngo wirire mucuti wawe Bruce Melody breaking news yamaze gushyira hanze ndetse hari bamwe bakoze ama operation ariko bagira akantu bibeshyaho mu mwandiko gato nagira ngo ugaruke utanga umucyo ni nyuma yaho twabonye amaze guhura na Ngabo Meddy twakoze operation igeze mu 2011 igiye kumara ukwezi n'igice usobanura uburyo mwivuganiye kandi nawe hari abantu be abakunda nkuko yakunze n'abantu benshi yagiye akunda ku buryo yakuvugisha kandi amaze kubona impact yawe muri mwitangazamakuru muri rusange uvuga ko yakuvugishije ndetse nza gutangazwa nuko Eminyawe kuri 3D TV yaje kukubaza kuri ibyo bintu ko yakurikiranye operation kugira ngo wongere ubitange umucyo yaba icyo kuza mu Rwanda muri uku kwa 12 haba mu kuza mu bukwe bwa Debeni haba mu kujya Burundi kuko iyo projet nayo irahari haba no kuba anytime yanakatira gospel ko ashobora kuba yaribeshye ko ashobora kuba ari kubona uburyo Debeni yicaje abantu Burundi bakiga Bruce Melody ibitenda ari gukora biteye ubwoba ubwo rero kera kabaye nyuma y'igitaramo cyiza Bruce Melody yakoranye na Shaggy bakubitana when she's around yaje uwitwa Karomba mujya imbere aramubwira ngo ni wanjye Arizona Dallas tumanuka za Ohio nkuzamura za Mississippi Missouri uri hariya niho abitwa batiye musibo muri Dream Boys babanje kuba ngo za Missouri hariya ngo ikinyarwanda kiba kivuza ubuhuha mu mwandiko wako hano nkasangamo ubwo rero Meddy batangiye kuvuga ngo bagiye gukorana indirimbo benshi bana precisa ngo ni gospel we nk'intasi yanjye ndetse wagiye ukorana inkuru kuri munywanyi wawe Bruce Melody yaba kuri coach Gael yaba no kuri Meddy mwivuganiye ubwo yari yaje mu biruhuko mu kwezi kwa 9 gushyira kwa 10 hano hakurya Addis Ababa
ngabo medale narabikubwiye abantu bamwe bajya muri comment bakajya bibaraguza bavuga utuntu tutamenya uko tumeze ariko suni byigaragaje nabarababwiye ngo uwitwa medali muri gahunda yo gukubita back muri music without gospel kuko nawe narabikubwiye ubwo yari ari Sauza yari yagiye kurikodinga undi muzigo wiwe yari afite harabora ndabikubwira ati niho ari muri iyi minsi yahise baba ni South Africa ni Sauza okay Sauza yaje guhita narabikubwiye mu kiganiro usubire mu mwandiko neza niho yari agafungiye no kuvuga ngo rero kuba abantu babonye ari kumwe na Bruce nukuvuga ngo nawe hari projet bagombaga gukorana I mean yuko ushobora gusanga ibyagiye biba byose ushobora kusanga ari ibintu by'amaplanka byagiye biba ahubwo ari deal yari irimo iri hagati yo kugira ngo Meddy n'uwitwa Bruce basorana ikintu kandi suni kirasohoka for sure. Okay. Nukuvuga ngo twagiye tubona Bruce Melody adategwa asobanura uburyo akunda Meddy agenda avugwa n'uburyo yakunze na Debeni na Negura mujini umukapo ntago we izo ngizo ajya zijyamo abari focused ku mufungo we nyine nimba muhuye ugiye kumutama imifungo murakorana yikomereza mafoto meza rero yagiye hanze bigaragara ko rwose Bruce Melody yavuze kenshi ko akunda Meddy amwenspira rwose kandi ari umuntu ukunda ibihangano bye cyane byigeze no kugaragara bari kuvibinga Maiva we na Juno Kizigenza nabyibuka mu bihe byashize ariko twababonye amashusho bifotoranya bari hanze y'ahantu hari hameze nka studio twongera kubona nanone n'andi mashusho bari ahantu basa nkaho bari gucuranga yaba piano yari bari imbere yaba gitari bari bafite amakuru akagenda avuga ngo noneho mwoka byaramwe ko nta mu producer bari kumwe ko element naho hari ko Meddy beat naho hari ko uwitwa Rikiriki nawe tutari kumubona mu mwandiko ninde uri bukora iyi ndirimbo bari gukorana reka banze ngwesho ukuntu bimeze iriya projet iki cyombo se shaho koko eminya baramamagaye mwitaba aravanga dosi umwihoreye mwita eminyawe bimeze bite Ego, nakubuze kuri phone. Naenda mu kiganiro. Wagisoje se? Ntari bireka nze mukanya tuvugane ngo Edef. Sawa. Utangiye gutitira? Nitira ariko ibiki. Reba imbe iragufasha. Umeze ndaje muguhe buretse nari binari kananga umucyo akara wambabariye ko nyinjiza oya nyinjiza mu mwandiko nyinjiza wambaruka ibyo ngibyo ndaza kubikemura ibyo biyihorere yehorere twinjire mu mwandiko ureke ibyo ngibyo ndamubwiye ngo ndaza kumuvugisha ko mubwiye ngo ndaza kumuvugisha mwede vumvisha ari ikindi ndaza kumuguha bubyihoreye twikomereza ikiganiro twikomereze abantu bakavuga ngo akazi uwitwa Majide Black yakoze muri studio yari yarahaye uwitwa Bruce Melody agomba kwigaragaza Bruce ashobora kuba ari ugiye gukora utumaninyeri ariko bikavugwa ko na Meddy na Debeni bagitoroka n'iki n'iki bakigera muri Amerika babanje kwihugura ku bijyanye n'umuziki twagiye tubona nk'izitwa nta wamusimbura zitangira Meddy ari kwicurangira abantu bose batari gusobanukirwa umva ubwino nukuvuga ngo kuzamuka kwa Beni na Meddy nukuvuga bo bari kuri deal kubera ko bari bafite ibintu bari bagiye gukora kuko urabyibuka yuko bazamutse bari kumwe n'uwitwa Rikiriki n'uwitwa Cedric Films bagiye bose bari muri gang imwe kuko bose bagiye bazamukara imishinga yindi bari bafite bari barateguye bagomba gukora urabyibuka ko singaruka mu mwandiko nakubwiye w'ibya Beni na Boss Coach ibyo byose nari bikubwiye mu mwandiko ariko ntabwo bishatse kuvuga yuko nubwo ibyo byose biri mu mwandiko bishatse kuvuga yuko bose badafite ibindi bintu bari barimo nabo bari kwitegura na coach bazamukanye na Sasha Vibe Sasha Vibe se ntago ubyibuka ni wagiye kubakavaringa yose when she's around niwe wafashe footage za Bruce hano noneho banajyanye US nta mu producer bajyanye umu director ngo kuko hari izindi project bashaka gushutingira ubwo urumva nta yindi project agomba gushutinga n'ubundi ni ya Melody nande na medali yego cyangwa se bikamamo kimwe nkuko yavugaga yuko ashaka gukora projet ngo hamwe na Nicki Minaj nkuko wabyumvishe avuga ko ishobora kuba yaba reka ibyo bintu tubihanga amaso ntabwo nabimenye ejo utacyora uvuga ngo banamitse reka tubihanga amaso sinango bwino bwabo oya bande njemba ahantu hose bro
none se simba ndi kumwe n'abamuyoboke kandi muvuga ngo muri za timu nimba ari timu B ngo nanjye Tiger B ni umuntu wanjye abo bose ni abaji banjye je nta ruhande na rumwe mbamo my guy ahubwo nimba ushaka kujya mu bigari ugenda umbwire ngushakira ahantu baba guteretse ubanze nawe utamire ntamere ubwino se ntabwo wamanura uzajya umuburungurungu nge barabizi abazanshaka barabizi aho bazankura barabizi rwose kuko ngewe nimara no gutamikwa rekana navuge gutyo nzahindura umwimerere wanjye mu gihe ntaratamira reka ngende nsobanura donido kuko Bruce Melody yatangiye kutwizeza ibintu bya gakondo aza kubona ko yibeshye atubwira ibya gospel aza no kubeshya uburyo ngo album ngo bayisibye ya gospel ariko amakuru nari mfite nuko nawe byamugoye yari ari guhangana na projet mpuzamahanga yagiye akorana na bayinosi ni nyinshi twagiye tuzigarukamo rero nawe ubwe afite indirimbo nyinshi akeneye ko bamushutingira ku ishusho rya Amerika bimwe Safi Madiba akora kuri ya miturirwa ya za Canada mu mwandiko bikatambuka irabiturirwa niyo amashusho ngo arayakeneye Catherine ajya kuyishutingira mu Faransa yamutwaye akabo kera kisabaganya uburyo akeneye kugira ngo atere ibuye rimwe ry'ica inyoni nyinshi ariko aranabikwiye buretse gatoya kandi Sasha afite iyo mind yo hanze buretse gatoya tuvuge ko atabikwiye ari wowe nawe uri umusani ukagera kuri leta zunze ubumwe za Amerika uri ku rwego rwa Melody umusugeze hano nta shusho wakura riteye ubwoba none se babarira ibyo bintu nukabyinjira muri umunyamakuru ibintu by'abanzi igihugu biretse nta muhanzi utabufite tagati yiwe digiri yawe iri mu bunyamakuru ugera mu by'abanzi ujye ubyihora kuko buri muhanzi wese aba afite tagati yiwe abaza uburibwe bwiwe wowe ubona uzana ukimataturuka muvuga utugambo ukagenda wizamurishwa ntuzi haso ziwe ntuzi imvune ziwe wowe uri wa wundi wo kumurebera hariya mu kizuru yaje yakoze indirimbo ukajya guperereza ngo studio yarayishyuye ibi yarabikoze gutya ibi yabigenze gutya ese ibi byari bimeze gutya ese abantu kuri set baranyweye barariye ako niko kazi kawe ariko kuri haso za buri musani ibyo baba bimureba kuko ubwiwe abagira tagati yiwe kandi Melody nawe ni umumeni ni umuntu ukwiriye kugera US kuri uriya murwa akahakura ishusho Kenisoro ntabwo yarekuye umuzigo ariko Imana imbabarire Bruce arekura umuzigo urenze uwabo abakoboyi bose barekuye kuko natanyereka ahantu bita ndi najyaga numva Kamisha agenda avuga ngo gukina filime nziza nibisaba kujya Hollywood ndasaka Melody nkubita umuzigo Kamisha ryamye mu kizuru hariya bakira Melody ahita avuga ngo manchala ndagira ngo utange umucyo ku bintu bibiri icya mbere Bruce Melody bagiye bamukompara muri bantu babiri diwo y'abantu babiri Meddy na Debeni uremera ko yageze muri iyo diwo ikindi cya kabiri urabitwarana Bruce Melody yabagiye kugarura muri game Meddy ku buryo bweruye ku buryo na Meddy yemera ngo exactly uri ku rwego rwo kungarura reka tuzitura umuzi honestly speaking ibyo bintu narabikubwiye mu kiganiro ndakubwira ngo Meddy he's coming back in the showbiz abanyarwanda the guy nawe ntago yarekura bro iriya ni comeback kuri mana mbabura nazarekura operation ya deal ya Melody baba bazi kubwiye se wazivuga ndazivugira iki se wese ibyo ubitse ku mitima ye byose warabirekuye ringira no operation ubusubu uko narekuye yakasuko ntago batinye kubivuga reka ibyo mbireke twizamukire mu bwira twikomereze yego ikintu cyo nakubwira ibyo byose nshaka kuzabigarukaho icyo nyeneye nanjye ndashaka kubona iyo projet ya Melody nanjye anyereka birabicu anyereka za Hollywood za Las Vegas kwereka y'amato kabomboranya hariya ariko koce ko yakuriye hariya abantu bose be bari hariya ko agiye kwerekana utumaninyeri yari yarananiwe kuhagera batanze ibya mirenge baciye mu makampani karaha ariko hakaba hari akanyafu nanone yego Melody ndamwemera aratwika ariko nawe hari akanyafu ngomba kumucishaho nakurabure twarabuze ngo harya ngo niwe wazamuye idarapo ry'igihugu dusubize amaso inyuma niwe wenyine oya ntago ari we wenyine Tom Cruise ntabwo yakoranye indirimbo na Sean Kingston bavuga ko witwa Tom Cruise atigeze ajya Amerika urabeshye ngo byaronera ibyo bintu byarabaye yarari USA Tom Cruise yarari USA yaragiye afata indege ku mufungo wiwe aragenda arahatwika ese ubundi urarinda umbwira ngo muri Amerika ni ibiki Amerika ba Ben na Meddy bahabaye igihe kingana gute Kate kavuye abahehe
kamisha abahe buretse abarusha hita ariko tubanze tumenye ese bojo bundi bo nago icyo amafaranga Melody arya bariya abitwa bamurenze bajya muri abitwa bamurenze bajya muri Amerika icyo gihe nago inkuru zavuzwe yego bakamisha bajya muri Amerika twese icyo gihe twari tutaragera muri viziyo wumvaga umuntu wo muri showbiz wagiye muri Amerika ukavuga ati yarahiye uzi kiragiye ucyumva umukobwa wagiye muri Amerika leta y'ubu yarabikemuye mane wizatume mvuga byinshi kuba ufite ubwirose abapeti banjye benshi cyane baturutse Melody abantu ari gusangira amamodoka ari kugenderamo ubuzima bwa 5 star hotel ari kubamo ntago bake 8 baburimo ntumbwire family background ngo ubikompane Bruce Melody ari mu kizuru cya Karombe inshuti ze zose ubu nibwo ziri kumwakira aba director ba Danju ba ma studio za Disney ziri kwigaragaza ama interview TMZ baburetse uze Bruce Melody reka nkubwire uremera ko agaruye Meddy muri game noneho nk'umuntu wamutambutse cyane ubyemera dusoza kandi kirari ikimeni iri ari diru urashaka ngaruke muri operation namaze kukunura iriya ni diru ya Gael yo kugira ngo Meddy agarure album yiwe narabikubwiye kugira ngo album yiwe isoke iriya ni prank ntago wajya kubona ba Davis dibicara hariya bakagenda bapostinga ngo amapredance nibiki kugira hashye ubusubura umuntu winjije cyangwa uri umunyamakuru ndatekereza uremera ko agiye gukinira prank ku izina Bruce Melody ryari hasi ye banababazwa nuko yinjiye muri babiri iyo niyo shwadiru nyine asante baba ikimeni ni iki asante ikimeni ni iki ikimeni ni iki vuga ati ninya pioneer asante sana twari tugarutse muri operation Meddy Bruce Melody muri kumva legacy coach Gael ari kugenda agezaho Bruce Melody muri kumva uburyo ari gutobanga umuziki mama yake nta gutobanga reka tubashimire mwe mwese mwari mudukurikiranye ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Oasis TV1 twirekurira imiriro tuba blessinga twinjira no mu cyumweru ducimaka Imana ibarinde